Reka nongere mbaha ikaze ku ijambo ry'umwimerere, karibu mbaha ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak veYaakov ba Yeshua HaMashiach. Maze אנחנו הולכים ללכות היום, tugiye kureba icyo uyu munsi, tugiye kureba ukuntu ijuru rizaza ku isi, aho kugira ngo abantu bose bavuge ngo bagiye gufata umunyenga bajye mu ijuru, bakwepa isi bamaze kuyangiza. Iteka ryose ndakubwira nti umaze kwangiza isi, none ngo urashaka kwivamo ngo ugende. Ntanga urugero ruvuga ruti ku bwa Nowa, ku bwa Loti, abantu barokotse amakuba y'Imana bari mbarwa. Banze basuzero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, ku bw'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bakunda kwita Kristo. Tugiye kureba iki? Tugiye kureba ukuntu Imana ubwayo itwibwira ko ijuru rizaza ku isi, ariko uko abantu babihinduye sinzi aho babivanye. Imyaka ibaye ibihumbi n'ibihumbi, abantu bose bibaza isi n'ijuru bihurira he, bitanira he? Ese ijuru riri hehe? Iyo abantu bapfuye bajya hehe? Bajya he? Icyo ni ikibazo kigaruka buri munsi ku munsi abantu baba bibaza iteka ryose. Ariko se nkubwiye ko ijuru atari ahantu abantu bahungira bajya, ahubwo nkakubwira ngo nkurikije ijambo ry'Imana, uko Imana ibitubwira mu ijambo ryayo, ko ahubwo ijuru rigomba kuzaza ku isi. Ibi ntabwo ari amakabya nk'uburu, niko bimeze, niyo gahunda, kandi byanditse kuva ku itangiriro kugeza ku byahishuwe. Ibintu biri muri Bibiliya yawe. Reka turebe uku kuri rero, ukuri amadini atakubwira, turebe icyo bihatse n'impamvu batabikubwiye. Gahunda y'Imana mu itangiriro nuko yagombaga kugira isi nk'uko mu ijuru bimeze. Mu ntangiriro Imana yaremye isi n'ijuru kumwe, ariko ntago byagombaga kuba bitandukanye. Ubusitani bwa Edeni rero icyo gihe ubwami bw'ijuru bwari nko ku isi, aho Imana yasabanaga n'abantu. Urabyibuka ko Adamu na Eva bamaze kurya kuri rubuto bavuga, aribwo bamenye ko bambaye ubusa, Imana nayo ihita icana ukubiri nabo. Nta rupfu rwabagaho, nta mubabaro, nta bintu byatanyaga Imana n'abantu byari bihari. Ariko icyaha cyarabizanye nyine, gituma ibyo byose biza, nk'uko dukomeza tubireba. Kuri ubwo abantu kwizera kwabo niko kwabuze, kwahise kubura. Ariko noneho ibintu bavuga ngo bajye mu ijuru ntabwo ari ngo bacitse isi, ahubwo Imana izayihindura isi nshya kugira ngo abantu bongere babe bashya. Ni gute rero Imana izayigira nshyashya? Bibiliya nta kubwira ngo izagira ite, ngo tuzaba mu ijuru ubuziraherezo. Ntabwo ariko Bibiliya itubwira, ahubwo mu byahishuwe 21 John aratubwira ati, nagiye kubona mbona ijuru rishya n'isi nshya, mbona umurwa mutagatifu mushya, ariyo Yerusalemu nshya, iva mu ijuru iza ku isi. Mu ijuru ntabwo ari ahantu hacu h'impera tuzaba, ahubwo isi, nk'uko Imana ibitubwira ngo ubwami bwayo buzaza bube ku isi nk'uko bimeze mu ijuru. Ariko rero iyo si Imana izagira nshya, ikayicungura, ikayigira nshyashya, niyo tuzabanaho n'Imana, ikaba Imana yacu natwe tukaba abantu bayo. Imana rero ntabwo yigeze tureka burundu. Uzi ko Imana ivuga iti ntibikabe. Ubwami bwayo bugiye kuza ku isi kugira ngo Sekibi n'abambari bose batsindwe ubuziraherezo. Niko bimeze, isi izaba nk'ijuru, ijuru rize ku isi, ni umugambi w'Imana. Erega nuko tutanumva, Kristo nawe ubwe yarabitwigishe, yarabitubwiye. Kristo nta nimwe yese tubwira ngo dusenge ngo Imana itujyane mu ijuru. Kristo ahubwo dore uko yatwigishe, yaratwishe ngo reka ubwami bwawe buze, bikorwe nk'uko bimeze mu ijuru, hano ku isi
bibe nk'uko bimeze mu ijuru. Kristo ntabwo yatubwiye ngo dusenge dushaka kujya mu ijuru, ahubwo yaratubwiye ngo dusenge ubwami bw'Imana buze uko bimeze mu ijuru aba ariko bimera ku isi. Yatubwiye ko ubwami buzaza no ku isi ubwo yakizaga abarwayi, imyuka mibi, akazura abapfuye. Ibyo byose yabikora kugira ngo atwereke ko isi hano uko imeze ishobora kugirwa nshya. Ntabwo yaje kugira ngo atuvane hano atujyane ahandi hantu, atujyane mu ijuru, ahubwo yaravuze ngo ubwami bw'Imana buzaza hano ku isi. Yaje rero kugira ngo yongere yunge twebwe abantu n'Imana, noneho yasi nshya izabone kuza mu mpera z'ibihe Imana yagennye. Isi rero izagirwa nshya. Abaroma 8 baratubwira ngo isi ikiremwa abantu bose bananiwe, bose barashaka ko Imana yongera kubagira bashya. Iyi si rero Imana ifite umugambi wo kugira ngo abe ariho nayo izaba, ibe hagati yacu, itumurikire. Wibuke ko bavuga ngo muri Bibiliya ko icyo gihe nta rumuri tuzongera gukenera, Imana ubwayo niyo izatanga urumuri, n'ubwo izuba n'ukwezi bitazava, ariko Imana ubwayo niyo izaba urumuri. Kristo rero nagaruka azacira urubanza ikibi, za ruswa, ababi bose, noneho yongere agire isi nshya mu bwiza bwe. Iyi si rero aho abantu bari mu mibabaro, abantu bapfa, izahindurwa ahantu h'ubutabera, amahoro, ibintu byose Imana ibigire byiza, ku buryo abantu bazibaza bati dore nibi twari dutegereje, ibintu abantu batari bigeze babona na rimwe, batari bigera babona na rimwe. Ntabwo rero bakubwira ngo abantu bazagenda mu bicu, ngo bagende mu byo bita rapture. Bimwe bavuga ngo abantu bazagenda mu ijuru badapfuye, no? Ahubwo bitubwira kongera kugendana n'Imana, kugendana n'Imana hano kuri ino si, isi Imana izagira nshya. Icyo bivuze uyu munsi rero bitubwiye iki? Niba ijuru rizaza ku isi, bivuze ko uburyo tubayemo ku isi bugomba kudukebura. Ntabwo ahubwo dutegereza tuvuga ngo tugiye kuzakwepa ducike ngo tugiye mu ijuru tudapfuye, ahubwo twitegure kwakira umwami w'abami, Yeshua HaMashiach. Tugomba kwita ku isi, tukarwanira ubutabera, urukundo mu mitima yacu. Nicyo kintu cya mbere. Abantu bafite urukundo hano mwandike muti mfite urukundo. Niba ufite urukundo mu mutima wawe, byandike muti mfite urukundo. Noneho nibwo abantu bazakira, kuko buri gikorwa cyiza cy'urukundo ukoze uba wigoye ukigomwa, ubutabera utanze, byose biba bigamije kuzana rya juru hano ku isi, uwo mutima w'urukundo. Andika muti mfite urukundo, nibajya no kubwiraho ukandaho kugira ngo ubutumwa bukwire ku bantu bose. Niba wumva koko ugomba kugira urukundo muri weho, ubutabera, ukaba inyangamugayo, ukemera kwiyemeza ukavuga uti reka nanjye nambe ku Mana, kuko Imana nanjye aho yamvanye hari hakomeye. Kandi aho like rero ubutumwa bugere ku bantu benshi, kandi wibuke ko ukuri kubohora imbohe. Wowe muntu wizera rero, reka nkubwire nti ahazaza ha muntu hameze neza, hateye ikuzo, icyubahiro n'ibyishimo bidashira. Mu mpera rero Imana ntabwo izakubwira ngo ngwino hano mu ijuru, ahubwo izakubwira ngo aho Imana izaba niho umuntu azaba. Izahanagura amarira yose, nta rupfu cyangwa imibabaro bizongera kubaho ukundi. Kandi wibuke ko ijuru ubwo rizaza no ku isi ntabwo ariyo mpera y'amateka ya muntu, ahubwo ni intangiriro, kuko Imana ari bwo izatwereka tubana nayo, noneho amaso ku maso tuyibone, dushira amatsiko y'ibyo twabeshywe tutamenye. Icyo kizatwigisha tumenye ibintu byinshi. Isi rero niyo izaba
nk'ingobyi y'ijuru, kuko ijuru rizaza hano ku isi ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibyo kwizera gusa, ahubwo ni isezerano Imana yadusezeranyije. Ntabwo utegereje gupfa ngo ugende ujye mu ijuru, ahubwo itegure uvuga uti ngewe nzabaho ubuziraherezo mu isi yagizwe nshyashya, mu mubiri mushya, wa mubiri udapfa ukundi, kandi aho nzambona Imana amaso ku maso. Ni ukuvuga rero tugomba kwitegura tukamenya kubaho nko mu bwami bw'Imana, kugira ngo nibuze buze busanga twiteguye tuzi kubaho nk'uko ubwami butubwira. Niba rero ubutumwa bugufunguye amaso, kandaho like, usangize abantu, wandike uti ngewe mfite urukundo mu mutima wanjye, ndashaka kubaho nk'uko Imana ibimbwira, kandi nyotewe kubona ijuru riza ku isi ubwo Imana izongera kugira ibintu byose bishya. Nakubwira nti rero wowe twabanye ndagushimiye cyane, nawe ukomeje kwiyandikisha, birangaragariza ko mukumbuye ukuri, munyotewe ukuri amanywa n'ijoro. Kandi ho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, kandi nkagira nti Imana ikomeze ibarinde, bakomeze muze mu kuri, mukunde ukuri, kuko ukuri kubohora imbohe. Ndabashimiye rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyot.